Ndagusuhuje cyane wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu Fight Official. Ngushimira ati warakoze cyane kuba warakoze subscribe. Uri w'ingenzi cyane ndetse uri umuntu w'agaciro cyane. Ngira ngo rero nawe niba ariko ugifungura iyi video twagusaba gukora subscribe, niba ufite igitekerezo ukatwandikira muri comment maze tukarebera hamwe icyo twakomeza twungurana mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Ngiye rero kukubwira ubusobanuro bw'izina Diane se cyangwa abantu bitwa ba Diane, ndagira ngo begere hino maze wumve ubusobanuro bw'izina ryabo ndetse umenye n'imyitwarire yabo. Ndagira ngo niba wumva koko ibi bintu ngenda mbasobanurira ku mazina biba bigiye bihuye, wajya utwandikira muri comment ukatubwira ndetse ugakanda no kuri like kugira ngo tubone ko ibintu tubaha mubyishimira kandi mubikunda cyane. Nta kindi kiguzi mbasaba ni ukuma comment, ukama subscribe, ukakora like niba ubona ari byiza. Yaba ari byiza cyane waba ufashije kubona ko wawufashije kuma motivation yawe ni ingenzi cyane kuri njyewe kugira amenye neza ati se ibintu nkora murabikunze cyangwa se bimeze bite. Biba byiza rero iyo urebye video y'umuntu ukagenda utanzeho comment yaba uko yumva cyangwa se uko ubibona mu maso yawe, biba ari byiza cyane kandi burya aba ari byo agaciro, bituma umuntu agira motivation akavuga ati ko tugenda kose hari ibintu mba mbona nkora ababireba se bibagirira akamaro. So ntabwo ari izina gusa, please hari amatsiko uba ufite ikintu runaka wakitubwira muri comment tukakigusobanurira. Hari ubumenyi ushaka kumenya ku kintu runaka wakitubwira nabwo muri comment tukagigusobanurira, ntacyo bitwaye. Ntabwo ari amazina gusa, n'ibindi bintu biba bigiye bitandukanye ugomba kumenya ubusobanuro. Hari ibintu ubona ukabibona bikagucanga, turi hano kugira ngo tubicangure maze urusheho kubisobanukirwa neza cyane. Kimwe cyose wumva udasobanukiwe turi hano kugira ngo ugisobanukirwe kandi mu buryo bwiza cyane bugezweho cyane. Tugiye kurebera rero hamwe ubusobanuro bw'izina Diane ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini riva ku ijambo Diviana, rikaba risobanura umuntu ukomoka ku Mana. Urumva ko ba Diane rero ni abantu bakomoka ku Mana cyane, izina ryabo nuko risobanura. Diane rero ni izina ryahawe ikigirwamana cyari gishinzwe urumuri ndetse n'imihigo mu gihe cya Roma. Ngira ngo abantu basomye cyane ibitabo bimwe na bimwe bigenda bivuga ko iki kigirwamana Diane. Rero bimwe mu biranga ba Diane ibyo tugiye kurebera hamwe, baraza kutubwira niba ibi tugiye kuvuga koko ari byo uzi kuri ba Diane cyangwa se bidahura nabo. Bitubwire muri comment, nta kibazo cyane. Bimwe rero mu biranga ba Diane ni umuntu byoroshye cyane gutereta, ahita aza byihuse, ntajya agorana. Umva rero basore banjye muterete ba Diane ni akantu umuntu aba anyujijemo. Ba Diane rero ngo ntabwo bagora cyane mu kubatereta, baroroshye cyane ndetse ngo baza vuba, ndetse ni umuntu uzi kurimba pe. Ba Diane bazi kwambara neza rwose, barambara bakaberwa, barambara bagacya, barambara bagasa neza. Urumva ko rero ba Diane ni abanyabugeni mu bintu byo kwambara. Ni wa muntu udafata ibyemezo ngo kumuhindura biba byoroshye cyane. Urumva ko rero ba Diane rero kandi ngo ba Diane mu rukundo, Diane niwe ushyiramo imbaraga nyinshi ndetse agakora uko ashoboye ngo umukunde. Azi gutanga, azi kwita ku bantu ndetse mu buryo bwose bushoboka. Yagushatse wowe musore ntabwo ushobora kumucika. Abasore ngo mwigize biki, ntabwo Diane ushobora kumucika igihe yabishatse. Urumva ko rero ba Diane bifitiyemo ubugeni bwabo. Akunda umuryango we cyane ndetse aba yumva arizo nshuti zihambaye afite. Kugira ngo agere ku byo yiyemeje aba akeneye abantu bamutera umwete agakomeza ibyo arimo. Urumva ko rero aba akeneye abantu bamugira inama agakomeza ibyo arimo kandi akabikora neza cyane. Aba ashaka gukora akazi gatuma agaragara nk'ibijyanye n'imideri, kuvura n'ibindi bintu bituma umuntu agaragara
hahandi nko kuri reception, ahantu nyine umuntu wese aba agomba kumubona. Urumva ko rero aba ni ba Diane ntabwo agundira amafaranga, ni wa muntu uri kure cyane pe, iyo ayafite ayamarana igihe gito cyane. Urumva ko rero aba yitamo cyane ndetse agatamo n'abantu be ba hafi cyane. Ni umuntu witangira ibyo arimo gukora kuko yanga gutsindwa. Diane ngo ntajya atsindwa habe na gato, cyangwa kutagera ku ntego, ruvanga ibyo bintu najya abibazwamo cyane. Urumva ko rero ba Diane aba ari abantu beza cyane kandi bakomeye kandi bashikamye ku kazi kabo, kuko ngo gutsindwa byo ntago biba birimo. So ndagira ngo rero nahangaha ubusobanuro bwa Diane, niba uko ubyumvishe uratwandikira muri komenti utubwire se ibi tuvuze nibyo koko, iyi myitwarire niyo koko cyangwa turabeshya. So tubwire muri komenti. Niba utarakoze subscribe, twagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tubane mu buzima bwa buri munsi buba bugiye butandukanye. Ndagushimiye cyane rero wowe wumvishe hari icyo wadufasha kugira ngo dukomeze dutere imbere kandi dukomeze tubane neza muri rusange. Imana iguhe umugisha ubuzima ndetse ibahe n'amafaranga. Ciao.